umuntu wese rero ajya asa naho atinda, ariko nagira ngo ngutangarize ahantu ho gutinda kandi h'umumaro, aho ukura inyungu, aho amateka ahindukira iyo wahatinze, ni ugutinda imbere y'Imana. Abo bose batinze imbere y'Imana, amateka yabo n'ubuhamya byabo uyu munsi nibyo tugenderaho. Uyu munsi ni ubuhamya bitewe n'iki? Imana yabagiriye neza kubwo gutinda imbere yayo. Ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanira de. Amahoro y'Imana nshuti bene data abakozi b'Imana mukurikiye Ikamba Karuvari TV, Imana ibaha umugisha. Turashimira Imana rero ko itwemereye kugaruka imbere yanyu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu bihe nk'ibi ngibi turimo. Ni Pastor Protais Munyemana ubasuhuza kandi ubakunda. Imana rero ibagirire neza. Dukomeje kubifuriza kugubwa neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge hanyuma twumve icyo Imana itugambiriyeho. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe wemeye ko rimanuka aya masaha ku bwoko bwawe. Turaguhamagaye kugira ngo uherekeze gukiranuka kwaryo kuri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka akomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya mbere n'umurongo wa 21. Twumve icyo Imana ivugana natwe. Luka igice cya mbere umurongo wa 21 haravuze ngo abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero, maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya abacira amarenga akomeza kubikiragi. Amen. Imana iguha umugisha. Tugiye kuganira rero ku ijambo nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo gutindana n'Imana. Mwene data, hari aho gutinda henshi kandi hatandukanye. Ijambo gutinda bisobanura kurenza umwanya wagombaga kumara ahantu. Iyo rero watinze ahantu cyangwa warengeje umwanya wagombaga kumara ahantu watinze ujya usa naho. Iyo utinda imbere y'abantu cyane ugira ubumuntu bwinshi, ubumuntu cyane. Iyo watinze mu kabari, nubwo utakirirwa wisobanura, abo muhuye bamenya aho uvuye, bamenya ahantu umwanya wawe munini wawumaze. Iyo utinda ahantu runaka ujya ukunda gusa naho. Urugero nk'abantu bacuruza amafu y'ubugari cyangwa se bakora kuri ziriya mashini zisya zitunganya amafu, usanga ahantu hose barahindutse ifu. Haba mu musatsi usanga bafitemo ifu, haba mu ngohe ugasanga imyenda, ahantu hose arasa n'ifu kuko yagitinzemo. Ucuruza amakara usanga ahantu hose yahindutse amakara kugeza ubwo n'imyenda ye igera higahinduka amakara. Umuntu wese rero ajya asa naho atinda, ariko nagira ngo ngutangarize ahantu ho gutinda kandi h'umumaro, aho ukura inyungu, aho amateka ahindukira iyo wahatinze, ni ugutinda imbere y'Imana. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice byaho 34 mu murongo wa 29 ukageza kuri 35, uzahasanga umugabo, umukozi w'Imana bita Mose, yajyaga azamuka umusozi Sinayi agiye gusenga, yagerayo ngo agatindayo akabayo. Hanyuma kubwo gutinda imbere y'Imana, Bibiliya itubwira ko yamanukaga mu maso he harabagirana, yagera mu iteraniro ry'Abisiraheli bamureba ngo bagahuma kubera ko ararabagirana ameze nk'umuriro. Bitewe n'iki? Yatinze imbere y'Imana. Bamureba bakabona yuzuye ubumana kuko yatinze imbere y'Imana, ngo bikaba ngombwa ko bitwikira ibitambaro mu maso kugira ngo bashobore kumureba. Ubu bwiza abukuye he? Abukuye ku musozi, abukuye imbere y'Imana. Iyo watinze imbere y'Imana, Imana iguha umugisha, Imana ihindura amateka yawe, Imana ikwemeza bagupingaga, Imana ikuraho ikigeragezo, Imana iguha ubuzima, Imana iguha ibyiringiro, Imana iragukomeza, Imana ikuraho intambara, Imana igukiza indwara, Imana ikora ibintu byinshi bitandukanye iyo watinze
imbere yayo. Niyo utinze imbere y'umuntu, hari igihe umuntu akemura ibyo ashoboye, ariko Imana ishoboye byose, Imana ihindura amateka, iyo nayo watinze imbere yayo usanga byose yabihinduye kuko ariyo ibishoboye. Mose bikaba ngombwa ko bitwikira ibitambaro mu maso. Aba bantu baramwubahaga kuko avuye imbere y'Imana, nyamara yazamukaga umusozi bamusuzuguye, bamusebeje, bamufasheho ijambo, ariko kubwo kujya imbere y'Imana kuvunjisha, yamanukaga ibyo yazamukanye, hari ibindi amanukanye. Yazamukanaga igisuzuguriro kubwo gutinda imbere y'Imana, yarangiza akamanuka amateka ye yahindutse, abantu bamureba bagahuma, bakitwikira ibitambaro mu maso kugira ngo bashobore kumureba. Bivuga ngo gutinda imbere y'Imana kwa Mose hari ikintu byamumariraga. Imana iguha umugisha mwene data, utinze hehe? Utinze imbere y'abantu. Iyo utindana n'abantu cyane, abantu bagukuraho n'ubumana bwari bukuriho, kuko bakwanduza ubumuntu. Gutindana n'abantu nibyo mu gihe runaka, ariko Imana nayo ikeneye kuyiha umwanya. Yesu ashimwe cyane. Imana iragukeneye kandi nawe urayikeneye. Ukeneye gutinda imbere y'Imana. Iyo watinze imbere y'Imana hari ibintu ikora. Witinda imbere y'abantu babwira ibibazo byawe, ahubwo jya imbere y'Imana uhatinde, uri usuka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe. Abantu bose tubona bagiye batinda imbere y'Imana, uhereye no kuri basogokuruza bo kwizera ba Aburahamu ukagera no ku ntumwa za Yesu, abo bose batinze imbere y'Imana. Amateka yabo n'ubuhamya byabo uyu munsi nibyo tugenda, uyu munsi ni ubuhamya bitewe n'iki? Imana yabagiriye neza kubwo gutinda imbere yayo. Nahoze nshama ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3, uhereye ku murongo wa 14, uzahasanga amakuru y'umugabo bita Petero na Yohana ubwo bahagurutsaga ikirema ku irembo ryitwa Ryiza, ndetse ngo bikaza kurangira havutse impaka mu bafarisayo n'abanyedini. Barangije ngo bakomeza kuvuga izina rya Yesu, abantu kuko batashaka ko iryo zina ryamamara ngo babajyana mu rukiko. Ariko aba bagabo kuko bari baratindanye na Yesu, bari buzuye imbaraga z'Imana, bari bafite gushira amanga nk'ukwa Yesu, ngo bageze mu rukiko abantu barabatangarira cyane, kuko barebaga abantu badatinya ikigeragezo, abantu badatinya abatware, abantu badahungabanye, abantu batahangayikishijwe n'ahantu bagiye kurara muri gereza. Ngo bakomeza kubona abantu bashize amanga. Barangije ngo barabegera, barababwira bati rero ririya zina mureke kurivuga. Ariko Petero rimwe ngo arabahitisha, aravuga ati nimuduhitiremo, ari ukumvira mwebwe no kumvira Imana, twumvire. Ngo babona aba bagabo bashize amanga. Ku murongo wa 14 haravuga ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, ngo kandi batekereje ko ari abaswa batigeze bigishwa. Ngo ariko ngo bakora ubushakashatsi, ngo baza kumenya ko aba bantu babanaga na Yesu, bahita bamenya aho aba bantu bakuye gushira amanga. Batangajwe no gushira amanga kwabo, bakora ubushakashatsi, barababaririza, barababazanya, bariya ni bande. Ariko ngo baza kumenya ko aba bantu batindanye na Yesu, ikibazo kiba kirikemuye. Bahita bamenya ko gushira amanga kwabo kwaturutse ku kubana nande, kubana na Yesu. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nkwifurije gutindana n'Imana. Ubuzima bwawe bwose buhereze Imana. Witindurira, witinduganya, witinduganyira abantu, witinda wihebye, ahubwo fata umwanya ujye gusuka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe. Abayuda bigeze guhura n'ikibazo, barangije ngo bajya kurira, batinda imbere y'Imana, bahamara iminsi 3. Agahanga kabo kari kageze ku cyamunara, kazameneka, bazicwa, baragampaniwe. Uwo bita Hamani yarashaka kubagirira nabi, ariko kubwo gutinda imbere y'Imana bakuye igisubizo, bose babaho. Abayuda bose bagira gute? Baroroherwa, bakomeza kugwirira mu gihugu kuko batinze imbere y'Imana. Umudamu bita Hana yabanye n'abantu igihe kirekire, aturana n'abantu igihe kirekire, ariko nta cyiza yigeze abona imbere y'abantu. Igihe kiragera, yari yifitiye ikibazo gitandukanye n'icy'abandi bantu. Yari afite mukeba we wabyaraga, ariko watabyara yarabuze urubyaro. Arangije aravuga ngo igihe maze imbere y'abantu kirahagije, icyo nahakuye ni agahinda, reka mfate umwanya njye gutinda imbere y'Imana. Arangije ngo azamukira mu rusengero, agera yarahatinda, atindayo. Umutambyi bita Eli ngo arebe ukuntu uyu mugore yatinze mu rusengero kandi adasakuza, ngo arebe ukuntu atuje.
ukunda komanya intebe, arangije aravuga ngo uyu muntu nta kindi cyamutesheje ubwenge, yasinze, nta kindi cyatumye adataha, yasinze, ubwenge bwayobye. Ariko uyu mugore ntago yari yasinze, ahubwo yari yaje gutinda imbere y'Imana. Baramubwira ngo ntago nasinze, sindi umugore w'umupfapfa wo kujya gusinda inzoga, ahubwo ndi gusuka amaganya y'umutima imbere y'Imana. Natinze imbere y'abantu makuye igikomere, ariko naje gutinda imbere y'Imana. Umutambyi aramubwira ngo niba iminsi umaze ahangaha, niba mvuze, niba ibyo wakoze hano atari inzoga cyangwa irindi sindwe ryawe rigikoresheje, genda Uwiteka guha icyo umutima wawe usabye. Byarangije uyu mugore agize gute? Acyuye igisubizo akuye imbere y'Imana. Iyo watinze rero imbere y'Imana, ubuzima bwawe burahinduka. Yaratashye, umugabo we bita Elukana amutera inda, abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, amutura Uwiteka. Bamuvugaga barahora nk'uko yari yagize gute? Yari yarabisabye. Iyo utinze rero imbere y'Imana, ubuzima bwawe ntabwo bukomeza kumera nk'uko bwari bumeze. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo 26 umurongo wa 73, uzasanga umugabo bita Petero wari waratindanye na Yesu, wari warabanye na Yesu igihe kirekire kigera mu myaka 3. Bari barabanye, bari baragendanye, bari barasangiye, bari baricaranye, bari barararanye, bari barakoranye ibintu byinshi. Igihe kimwe kiza kugera ubwo Yesu bamufataga bamujyanye mu batambyi, uyu mugabo bita Petero kubw'ubwoba no gusohoza ibyahanuwe, arangije yaje kwihakana Yesu. Kubwo kumwihakana ariko ntabwo byamukundiye, bitewe n'iki? Yagendanaga na Yesu, basaga nawe, bari bamaranye igihe. Ngo arangije ngo aramwihakana, aravuga turiya muntu simuzi. Umuja baraje ngo aramwitegereza, ngo aravuga ngo ha mugabo we, nawe urasa n'uriya mugabo uri mu ikipe ye. Arangije arabihakana. Haba haje undi ati ni wa mugabo we, nawe ushobora kuba uri kumwe uri Umuyuda. Arangije arabihakana. Abari aho baramwitegereza, baramubwira bati uri wowe koko? Mwarabanye, birashoboka ko nawe wagendanaga nawe? Arabihakana. Ariko abari aho bose barangije ngo baramubwira bati reka data, n'imvugo yawe igize gute? Iragaragaza ko wagendanye n'uyu mugabo. Iyo wabanye na Yesu, n'imvugo yawe igira gute? Irabigaragaza. Uyu bita Petero byaje kurangira amenyekanye bitewe n'iki? Uwabanye na Yesu ntago yakihishira. Mwene data, mukozi w'Imana, muyobozi runaka, ku izina ryawe na titere yawe, utinze hehe? Utinze hehe? Aho gutinda twasanze ko ari henshi, ariko hose Bibiliya iravuga ngo byose turabyemerewe, ariko byose siko bidufitiye umumaro. Aho gutinda henshi turahemerewe, mukabari wajyayo ugatindayo kuba byemerewe, ariko umumaro uzahakura ni muke. Ariko iyo watinze imbere y'Imana, ubuzima bwawe urabubohora, bukabohoka, warangiza ukajya kubohora n'abandi. Imana y'amahoro iguha umugisha. Nkwifurije gutinda imbere y'Imana. Iminsi umaze imbere y'abantu, iminsi umaze mu bintu, iminsi umaze hirya runaka, akenshi icyo wahakuye ni agahinda, ahandi icyo wahakuye ni imibabaro, ubuzima butandukanye. Ahandi uhakura amagambo agukomeretsa, ahandi uhakura ibiguca intege. Ariko iyo wabaye imbere y'Imana, Imana igusubizamo imbaraga. Zamuka ujya imbere y'Imana, manuka ujya imbere y'Imana, tambika ujya imbere y'Imana. Ubuzima bwawe butinze imbere y'Imana, kandi Imana izahindura amateka yawe, izahindura ubuhamya bwawe. Imana izakugira neza, Imana izakurema bundi bushya. Nutinda imbere y'Imana, ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Imana y'amahoro ni ikugirire neza, Imana y'amahoro ni ikwambika imbaraga, kandi Imana igukomeze mu gihe gisa n'iki. Wigira ubwoba, witerwa ubwoba n'ibyo uri kubona, witerwa ubwoba na message uri kumva, witerwa ubwoba n'ibyo uri guhura nabyo, ahubwo ibyo ngibyo byose bizarangizwa nuko uzatinda imbere y'Imana. Uwiteka Imana naguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwari kumwe na Pastori Munyemana Prote. Imana rero nikomeze kukwagura mu buryo bwose, bwabo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'ibifatika. Nyagasani akugirire neza. Ukimara rero kumva ubu butumwa, usabwa gukanda subscribe, ugakora share ndetse na comment ukazishyiraho, kugira ngo dufatanye kwagura ubwami bw'Imana mu gihe kigoye nk'iki ngiki. Uwiteka aguha umugisha. Shalom, shalom, shalom.